ndumva nta rubanza afitanye nayo. Yego. Ntacyo bazwa. Ntacyo. Kubera iki ntacyo bazwa? Kuko numvise ko Yesu twaguranye. Yarambwiye ngo yego akira ibi ngibi byiza n'ibyo byawe ugendere. Yego. Bisa ndumva ari ibyo kuba ibyo ngibyo mbyemeye numva ndumva nta rubanza afitanye n'Imana. Yego yego. Urumva ko mwaravuranye cyane. Icyo kintu ariko ntacyo narinzi. Ntacyo bambwiye. Nibarenganya kuko nabo ntacyo bavuga. Ahubwo wagira senga nimba nta kazi ugira si buje baganire n'Imana cyane iragufasha ntutinda kubona. Ubu nibwo waganiriye nayo. Ariko ubu nibwo waganiriye n'Imana. Nibyo. Kuko ngiye nimba menye ko twaguranye n'isi ikintu ishaka n'iki koko. Nta kintu ishaka. Yambaye ubusa aribwo bunyacyaha bwawe nawe yiyambura ubutungane bwe kugira ngo wabukwambike kandi urumva wambaye nyine ntacyo uregwa rero kuko ibyo wakabaye ubazwa byose yarabibaje. Umutima nta kibazo ufite si byose ubwo nyine ubundi umuntu akizwa mu mutima. umutima kuko ibyanditswe biravuga umutima niwo umuntu yizeye noneho ngo umuntu akarwaho gukiranuka. urumva rero n'ubundi umutima niwo nyine umuntu yizera kandi n'ubwo bubanza n'ubundi kabone naho isi yose yaba ivuga ngo ni murokore bamwemera mu buryo butandukanye. Yego. Ariko n'ubundi urubanza rukomeza kuguma mu mutima kubera ko n'ubundi ikibazo umuntu yakigiranye n'Imana ni urubanza ruba mu mutima. Rero niyo umuntu akijijwe umutima niwe ukira noneho umuntu akumva arabohotse akumva nyine kuko abaye intungane ku Mana. Noneho na cya kinyoma isi yavuze ngo nta ntungane ngibaho wewe ndetse ngo nibayeho ngo bwira icumuye karindwi tutemera ariko kubera ko bitaba mu byanditswe ni ikinyoma. Ariko ubundi mu by'ukuri umutima w'umuntu niwo ukira umuntu nyine nawe akabihamya akumva nyine kuko ubugingo buhoraho nta kibushidikanya. Nibwo Imana ikureberamo nyine ikavuga ngo bye bose ko nyine kuko bose ko ubwe bwite mwene runaka na runaka wo kwa Adamu we niyagerageje uburyo yihimbiye yabwiwe bwo gusenga ngo atunganire Imana birangira n'ubundi umutima we umushinja ko ari umunyabyaha kandi yibomba yishatse no kwagukiranuka kwaguhindura ingeso kwa kundi yabwiwe n'idini birangira n'undi mutima we n'ubundi umwemeje ko ari umunyabyaha ukumva wabwiwe gusa n'ubundi ukongeraho ugakataza none ukajya cya gicu kikakujyana wamuyaga ukakujyana aho wowe udashaka n'ubundi cya gicu uri hahandi wose uzi ubutayu mu ngoma ariko n'ubundi ukavayo wumva n'ubundi umutima wawe ukwemerera kwisanganya ko wabaye wakoze nyine bya bintu tugeze n'amategeko y'igutegeko wishatse ko kwagukiranuka kwawe wahinduye ingeso kwa kundi kwa bindi yakubwiye ariko ubundi birangira umutima wawe udakubwiye ko aricyo. Ariko noneho uyu munsi inkuru nziza ikugezeho igeze mu matwi yawe wumva ko ibyo Yezu yahaniwe nta kintu na kimwe kirimo kuko Yezu yaje mu isi ngo yambare umubiri nkawe bose anyura mu nda y'umuntu nkawe nk'umugore wawe anyura mu nda aba mu isi imyaka 33 ariko ngo Imana imurebye ibona nta cyaha na kimwe mu bantu. Ni ukuvuga ngo wowe usanzwe yabaga mu ijuru kuko mbere na mbere hariho Jambo aza gusa kugira ngo yisanishe na Bosiko avuga nuko Bosiko yavutse yisanishe nawe yambara umubiri nawe ariko agerageza uburyo bwose nk'uko utaha araza arakirana akora ibyo wagombaga gukora Imana yakubazaga arabishobora ariko wowe byakunaniye warabishobora abishoboye ibyo bintu ntiyabyishoboreye kubera ko ubwe bwite yasanga bigomba ni wowe yabishoboreye wakwereke ko wakabaye mu isi ubishobora ariko byarakunaniye aho bati sikaho uzabuhera warabishobora kandi yambaye umubiri nkawe arabishobora ageza ku kigero nyine Imana ivuga ngo urabishoboye
noneho rero afata bya bindi byawe we wananiwe irabimwandika byabizinga imana ngo ntibonye gutera umugongo ibona nyine ni posiko w'umunyabyaha nyine imutera umugongo kuko abonye imubonye ko ari umunyabyaha ariko ntabyo akiri ari ibya bosco bitumye imana imuzima arabihanirwa ni ukuvuga ngo yaraguhereje nawe uramuhereza araguhanirwa ariko aguhanirwa nawe uri muri we mbese yarakubiswe inda zipfira mu myenda kuko yarakubise zipfira yarakubise bose bapfira impano imwe yavuye yarakubiswe bose bapfira iyo umubyeyi atwita agapfa n'umwana atwita bagahita bajyana bahita bajyana ni ukuvuga ngo bose ngo yezu yari atwite na nishimwe yezu yari atwite bapfiriye muri we bavambanwa nawe mu nzu iminsi itatu ishize kubera ko yari afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kwamburwa ubugingo ariko kongera akanabusubirana nyine arazuka nyine na cya kintu urimo nyine nacyo kizuka tutambagirana mu mutwe wa dini tumeze neza nyine ubwo ni ukuvuga ngo satani ntazi n'igihe twasubiriye mu edeni ubwo ni ukuvuga ngo amakuru nyine sinzi ukayumva ariko ni ukuvuga ngo twebwe twahise twinjira ijuru kubera ko imana yatuhaye ubutungane bwa yezu nk'uko nawe yahaniwe nk'uko ntacyo yakoze natwe niko natwe yaduhaye bwa butungane natwe ntacyo twakoze ngo tumuronke twigiriye mu ijuru nyine ubu ni ukuvuga ngo turiyo bidasubirwa bosco yinjirana na yezu mu ijuru mu buryo budasubirwaho nta wamukurayo nta n'icyamukurayo yezu yabwiye nikodemo aravuga ngo ni ukuri n'ubukuru utavutse ubwa kabiri azinjira mu bwami bwo mu ijuru ubwo ni ukuvuga ngo iryo vuko rero iryo ngiryo niryo riduhesha bidasubirwaho kuba abana b'imana kuba turi abatagawa kuba turi abatagatifu kuba turi babandi bose nyagasani hadashingiwe kuko ivuko rya mbere ryarashagije ivuko rya kabiri niryo nyagasani rero aho kuvuga ngo bari ni abana banjye batabihawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore uko rero niko bosiko yinjiye mu murwa yicarana na data mu buryo iburyo bwe yinjiriye muri yezu nuko yanahaniwe muri yezu ibyo rero nibyo bituma ugenda wemeye ushinjagira nyine nk'ufite ubutungane utishakashatseho ahubwo ngo yakubwabiye kuko nawe wamugamiye kuko bosco rero yagiye mu ijuru mbese ubwo iherezo ryiza rimwe uhora gusa niba ibyo bintu byumvise mu mutima wawe iherezo ryiza nishimwe yabishyikiye bosco yabishyikiye ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi watangiye urugendo uranarushoje ni ukuvuga ngo uyu munsi bosco yagize iherezo ryiza rimwe bihora adasaba ni ukuvuga ngo uyu munsi bosco iruhuko ridashira rimwe baha abantu batangiye uyu munsi bosco winjiye mu iruhuko ridashira ahubwo ubu turi hano ntabwo twaje gusenga twebwe ubwo icyo usabwa niba wagize iherezo ryiza nyine watangiye igiti cy'igihugu usaba nyine kugumya ukegera nyine kugira ngo urusheho kugenda urusheho kuruhuka kuryoherwa n'ubwo urusheho kugenda ufiringa nyine wumva kwegera ibwami kugira ngo umenye no kurushaho no kumenya amategeko y'ibwami ntabwo uzaba uje gusenga ahubwo uzaba uje kumva uri mu rugo rw'umwami yitwara umenye n'icyo ibwami umuntu amaze igihe kinini mu kanevu ubwo rero umuntu yegeye agaruwe mu rugo nyine umuntu nanone akwiye no kumenya barya bati ko narimenyereye gutoragura injamani ese noneho ibintu bimeze gute
ku buryo nyine umuntu yongera agahembuka n'ubuzima bw'ububobo bwo gukomeza gutoragura amashashi nabwo akagenda bukira kandi n'iby'isi iba yarakwikoreje nabyo ntibiba byoroshye umuntu akagenda aruhuka aba amahoro Yesu yabwiye mukureho n'ibyo bitambaro nyine ibyo bitambaro nibyo abarega bazagenda bagukuraho bya bintu byari bifite